I want to share a personal story, which I usually keep to myself. My cousin. Perezida Kagame Paul yasobanuye ko uwo mubyara we witwaga Florence yicanywe n'abandi bantu benshi nyuma y'uko Kagame atabashije kumutabara abinyujije kuri Lieutenant General Romeo Dallaire wari uyoboye ingabo z'umuryango w'abibumbye mu butumwa bw'amahoro, ubutumwa bwari buzwi nka MINUAR mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Igihe Jenoside yatangiraga, Florence mwisengeneza we n'abaturanyi babo bari babuze uko bava mu rugo rwe rwari hafi ya Camp Kigali, kimwe mu bigo bya gisirikare bizwi cyane mu mujyi wa Kigali. Florence yari amaze imyaka isaga 15 akorera UNDP, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere, kugeza ubwo yicwaga mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi ari kumwe n'abandi bantu benshi bo mu muryango we, nyuma y'uko batanzwe n'ubuntu bakoranaga muri UNDP wakoraga muri liste y'Abatutsi akayashyikiriza interahamwe n'abasirikare bakajya kubica. Urupfu rw'agashinyaguro rwa mubyara we n'abandi bari kumwe, Perezida Kagame yaruvuzeho bwa mbere mu ijambo yavuze atangiza icyumweru cyo kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. The telephone in Florence's house. Telefone yo mu rugo rwa Florence yari ikiri ku murongo. Hanyuma nkajya muhamagara nkoresheje telefone yanjye ya satellite. Using my satellite phone. Each time we spoke. Inshuro zose twavuganaga numvaga ko yatakaje icyizere cyo kubaho. Ariko ntabwo abasirikare bacu bari kubasha kugera muri ako gace. Reach the area. When the command of the UN peacekeeping mission, General Dallaire visited me. Igihe Romeo Dallaire wari uyoboye ingabo z'umuryango w'abibumbye mu butumwa bw'amahoro yazaga kundeba ku Murindi aho narindi, namusabye kujya gutabara Florence, hanyuma ambwira ko azagerageza. He said he would try. Nyuma y'iminsi mike, Perezida Kagame yakomeje kugerageza kureba uko yatabariza Florence, amubaza niba hari uwaba yaraje kumutabara, ariko igisubizo yamuhaye cyaramushenguye. She said no. Yaransubije ati oya, and started crying. Ubundi atangira kurira. Then she said, hanyuma arambwira ati, Paul, you should stop trying to save us. Rekera gukomeza gushaka kudutabara. We don't want to live anymore anyway. Erega n'ubundi ntabwo tugikeneye kubaho. I quickly understood what she was saying. Nahise numva icyo yashakaga kuvuga, ubundi ahita afunga telefone. And she hung up. At that time, icyo gihe nari mfite umutima ukomeye cyane, ariko numvise ncitse intege ho gato. Kuko nahise numva icyo yari arimo kugerageza kumbwira. But it weakened a bit. Because I understood what she was trying to tell me. On the morning of May 16th, mu gitondo cyo kuwa 16 Gicurasi, following a month of torture, bamaze ukwezi bakorerwa iyicarubozo, they were all killed. Bose barishwe usibye umwisengeneza umwe wabashije kubacika abifashijwemo n'umuturanyi mwiza. Who managed to escape, and thanks to a good neighbor. It later emerged. Nyuma byaje kumenyekana ko hari umunyarwanda wakoraga muri UNDP wagambaniye bagenzi be b'Abatutsi, agatanga urutonde ruriho amazina yabo kugira ngo bicwe. Abatanga buhamya bavuga ko bukeye bwaho babonye wa mugabo arimo kwishimira ko Florence yishwe. Uwo mugabo kandi yakomeje gukorera umuryango w'abibumbye imyaka myinshi, na nyuma y'uko habonetse ibimenyetso bimushinja. Ubu aridegembya hanze aho aba mu Bufaransa. He is still a free man, now living in France. Perezida Kagame akomeza avuga ko yabajije Dallaire uko byaje kugendekera Florence, hanyuma Dallaire amusubiza ko abasirikare be bagerageje kujya kumutabara, ariko bakumirwa n'interahamwe zari zashyize bariyeri imbere y'urugo rwe, maze bisubirirayo batyo. Meanwhile, he conveyed to me an order. Hagati aho, Dallaire yanangejejeho itegeko yari yahawe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika risaba ko turinda umutekano w'abadiplomate n'abaturage b'abanyamahanga kugira ngo babashe guhunga banyuze mu muhanda werekeza i Burundi. Evacuating from or by road to Burundi from attack by the militias. Ibyo bintu byombi byabereye rimwe. These two things happened same time. Aha perezida yakomozaga ku kuba n'ubusanzwe inkotanyi zari zaramaze gufata umujyi wa Butare, aho abadiplomate n'abaturage b'abanyamahanga bashakaga kunyura bagahunga bagiye i Burundi. I do not need to be instructed to do something that
goes without saying. That's what I was going to do. Perezida Kagame akomeza avuga ko atumva ukuntu yabwirizwa gukora icyo ashinzwe kuko kuri we icyo n'ubundi nicyo yagombaga gukora. But militias ran away, or rather peacekeepers ran away from militias, were manning a roadblock. Akaba atumva ukuntu abari bashinzwe kurinda amahoro bahungaga interahamwe ngo nuko zari zashyizeho bariyeri. I do not blame General Dallaire. He's a good man. Gusa ntabwo ashyira ikosa kuri Dallaire kuko nk'uko Kagame abisobanura we amubonamo umuntu mwiza wagerageje gukora ibyiza yari ashoboye mu bihe byari bimeze nabi cyane kandi akaba yarakomeje guharanira gushyira ukuri hanze atishinze ko yari kuhasiga ubuzima. The personal cost.